ngure nkwereka ukuntu wateka umuceri urimo imboga mu buryo bworoshye. Iyi ngiyi ni vegetable rice, twakoresheje ibintu bikeya kandi byoroshye byoroheye buri wese kubona. Amashaza urabanza ukayatogosa. Aha nakoze ikosa, arashya cyane, yahiye cyane ntibivuze ko utateka umuceri, ariko ndaza kuza kwereka ukuntu wabigenza. Twakoresheje amashaza, umuceri ikiro, dukoresha karoti, dukoresha igitunguru, ni ngombwa cyane tangawizi na tungurusumu na sotocho cube. Royco sotocho cube nibyo bintu ndi bukenere gukoresha kugira ngo dukore iyi recette. Fata isafuriya ugashiramo utuvuta, urya umuceri ukaranze uraryoha. Nahereye ku dukaroti ndabanza dukaranga neza, ndadukaranga neza akanya gatoya kuko ntago mashaka ngo uzishye. Ubundi iyo amashaza atahiye cyane ushobora no kuyashiriramo kimwe n'amakaroti, ariko ngewe yari yahiye cyane, ariko ntibyatuma ntashyira mu muceri kandi ntaze kuza gushirira. Ibitunguru, tungurusumu, tangawizi byose ndabishyiriyemo rimwe. Aho urabireka bigahumura, ukabikaranga bigahumura, hahandi wumva ko tangawizi yahiye. Tangawizi iraryoha cyane mu muceri. Kimwe ahubwo n'ikindi kirungo ako nari kibabwiye murakizi, motarde iraryoha mu bintu byinshi. Mu muceri haba ari sawa cyane, muzajya muyishyiramo yaba ari pilaw, yaba umuceri umwe, yaba umuceri wabatetse wose kararyoha ka motarde. Rero tangawizi iraryoha cyane mu muceri. Urapira hahandi hatoya, ndangije ndayikaranga nayo irashya neza, n'ibitunguru birashya, n'agatungurusumu karahumura, kuko uba ugomba kurya nyine agaceri kameze neza. Nubwo bari umweru ariko ufite umeze neza pe. N'aka tangawizi tahiye neza nyine ntabwo ihumura neza mu muceri cyangwa se mu byo kurya byose ugiye kwiteka. Nawe yiteka mu nyama ushaka kuyimarinisha cyangwa se ukaba wanayikarangisha, nabwo nta kibazo, ituma inyama zinoroha. Twahise dushiramo Royco sotocho cube. Iyi cube rero kubera ko umuceri ikiro cyari cyinshi nayishizemo yose, ukakavungagura ukagashiramo, warangiza ukagakaranga. Ngewe nkunda gukaranga ibirungo mu mavuta. Ikiza cyabyo, ibirungo birahumura bikazamura flavor, ukumva hari ibirungo bimwe na bimwe wumva bifitemo akantu k'icyatsi ukuntu. Nkubwiza ukuri, ibyo kurya warunze mbere n'ibyo kurya warunze uri gukaranga n'ibyo kurya warunze cyagiye washizemo amazi ntago biryoha kimwe. Gusa hari n'ibirungo biba ngombwa kuza gutereramo, hariko hari n'ibirungo biba byiza ko wabikaranze. Gusa nanone gubuza abantu ziratandukana, abantu bakunda ibintu bitandukanye. Ngiye nkunda ndabikoze gutyo, ndetse nshiramo n'akunyu kubera ko nkunda umuceri ukoze umunyu. Umuceri utarimo umunyu uhagije numva ntabwo ufite. Sinzi niba ari ngewe nyine, ariko ngewe nuko nkunda kubigenza. Sinzi ukuntu wo bigenza, ariko ngerageza kumva ko umuceri ukoze. Ndangije nshiramo wa muceri nawogeje neza. Nyabona ari abantu babanza koza umuceri ngo bakawanika, sinjya nkora kuriya. Ngewe ndabanza nkawoza gusa nkabona kukeye, ya mido niba ari na mido, biriya bintu by'umweru birimo umuceri byavuyemo, uwunyuguza nka kabiri, narangiza nkawushiramo. Kubera ko ugiye kuwukaranga rero cyangwa ugiye kuwuteka, ni byiza ko uwukaranga cyane, ko nari nasutsemo ngasukamo n'utuzi, ubundi ngashobora ko washize mu kintu ku buryo wayunguruye neza nta mazi. Ukaranga umwanya munini ku buryo numva ko umuceri usa nk'uwahumuye. Kuko byari ibikombe 2 by'umuceri, nagomba gushyiramo ibikombe 4 by'amazi, ariko nanone biterwa n'ubwoko bw'umuceri. Uyu muceri wanjye rero ni umutanzania, ntago ari basmati. Nashizemo 3 n'agace, kuko ariyo hirya yari 4, nago nujuje 4 neza, kuko hari igihe wuzuza 4 ukabona umuceri watemye. Rero ngiye ntago mbikunda, niyo mpamvu nkunda kugira gute, niba bambwiye guteka ingero ngabanyaho duke sinuzuza ingero neza. Ubundi barakubwira ngo niba ari ibikombe 2 by'umuceri, ibikombe 4 by'amazi. Niba ari igikombe kimwe cy'umuceri, ibikombe 2 by'amazi. Ruvuga ngo urugero rw'amazi rukuba 2 urugero rw'umuceri. Numva gutyo byumvikanye, bituma uteka umuceri udatemye, bituma uteka umuceri uhiye. N'ibintu byo kongeramo amazi oya. Ahubwo ndazakuza kwereka imaze gushyiramo gutya utamva nuko umunyu ukoze. Ukagasa umunyu uraringaniye, kuko iyo ushatse ko umunyu ukora mu mazi angana gutya, iyo agiye gukama mu muceri usanga ya mazi yabaye menshi. Iyo rero umuceri amazi amase kurengerwa, ubona ko amazi areshya n'umuceri, ahangaha uhita ugabanya umuceri. Maze kugabanya umuceri kuko na ya mashaza yari yahiye cyane, nibwo nahise nayo nyashyiramo.
maze kuyashyiramo mbona kuvanga neza, ariko amashaza abaye ntayahishije cyane nayashyiramo mbere kwa kundi nabikubwiye ngishyiraho amakaroti, ariko ubishyizemo yahiye cyane gutya nshuti yanjye wajya kwara umuceri ukajya ubona amashaza yavungukiyemo ukibaza se uyu muceri ndi guteka ni uwuhe. Ni ukuvuga ngo niba wakoze amakosa haba hari ukuntu ugomba kuyakosora, kuko nakoze amakosa ndabihisha cyane, ariko kandi nagombaga kurya umuceri urimo veggies, urimo imboga, niyo mpamvu nagomba kuyakosora gutya batinaza kuza gushiramo amashaza ahiye cyane umuceri wenda gushya. Iyo rero amazi asigayemo ari make gutya uhita ugabanya akariro ugashira ku muriro muke, wundi umuceri ubusanzwe ngutekera kuri umuriro uri moyenne, ariko mpita ngabanya ngashyira low hasi, namara gushyira hasi nkapfundikira byakarusha amasafuriya atuma umuriro cyangwa kudahita, unabishoboshiraho agashashi ubundi cyangwa se ugashyira papier aluminium ugapfundikira umuceri uhita ushya rwose. Urabona ko ntago uribara, ntago wafatemye, kandi ni umutanzania ntago kandi muzi ko umutanzania abantu benshi bakunda kuvuga ngo uragira ngo uratema. Oya, gutema ni umutetsi uba wawutetse. Ndangije rero ndarura, abantu bibaza ngo warya ngo barura gutya gute, ufata agasahani ugashyiramo utuvuta dukeya, warangiza ukajya waruraho umuceri ugatsindagira, amara gutsindagira ukaza kuza gushira ku isahani ugiye kwaruriraho. Icyo gihe umuceri uzana forme cyangwa se shape washizemo, n'ushaka gakombe, ni ufite akantu gafite umutima, ni ufite akantu biterwa na shape ufite, nanone ubona bisa neza. Iyo waruriye abantu gutyo ubona biri classe, ubona bisa neza, ubona byiyubashye. Yego, ikintu nacyo ndakibabwiye, nakibabwira abantu batabizi, se ntumaze kwimenyera, simeze kubibakorera kenshi. Rero uyu muceri twawurishije ziriya mboga twaberetse ku munsi w'ejo guys, wari uryoshye pe, wari umeze neza, wumvamo agatangawizi, wumvamo agatungurusumu. Ari abantu bumva ngo umuceri ntabwo wawushyiramo tungurusumu, wishyiramo rwose nta kibazo, umuceri wari umeze neza. Noneho izi mboga mana yanjye, izi mboga utazihaga wazirya kuri buri kintu icyo ari cyo cyose kabisa cyajyaho. Abantu mutari bibiringanya muzantumira hari nzaze kwibatekera, kubera ko mwaba mwarahombye, kubera ko bisaba ngo umuntu abazi kubiteka. Uzi kubiteka ukagira ngo ni inyama. Guys, twariye neza uyu munsi, byari biryoshye. Nizere ko nawe wize gukora cyangwa se wize ukuntu wateka umuceri mu gihe byagushyanye. Niba warangaye bigashya cyane ntibigatume uhindura recette wari wapanze guteka, ugomba kubikora, ariko ukabikora nyine mu bundi buryo kandi bikaza kugaragara. Urabona umuceri wanjye ntiwamenya ko amashaza ahiye cyane, ariko umuceri wanjye rwose umeze neza. Guys, rero mwakoze kubana natwe, mukomeze mukore like, mukomeze mukore subscribe, turabakunda cyane. Ubundi ibiganiro byacu mu bisangiza abandi, nimunabikora bikaryoha mujya muri comment mu bitubwire. Turabakunda cyane, dusubire ubutaha. Ciao bizu, bye bye, enjoy ngoma tera ifemba ariko